mwami twakiriye mwisi y'Urubuga umushumba Hortense Mazimpaka mwami n'umubyeyi w'igihugu n'umubyeyi ufasha benshi muri iki gihugu biciye muri channel zitandukanye mwami ndasenga kura ngo amavuta y'Imana amutembeho muri mwuka w'Imana amuvugiremo ndetse n'itorero ryose mwami ryakire uno mugisha muri amasaha mwami turakwakiriye twakiriye umwuka w'Imana twakiriye presence yawe twakiriye ubwiza bw'Imana twakiriye icyubahiro cy'Imana reka mwami amasaha haboneke impartation mwisi y'umwuka mwizina bya Yesu Kristo urakoze mubyeyi mwiza icyubahiro ni mwizina rya Yesu amen. Amen. Pastor Eric Imana imuhumugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hobe hobe. Mwami Yesu abahumugisha. Pastor Eric na Madame Imana ibahumugisha. Mwarakoze kuntumira. Imana ibahumugisha. Haleluya. Nubwo koko ntumirwa henshi n'umwanya ukaba muto ariko ukaba mukeya ariko n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana kuko ntacyo umuntu yihaye nta nicyo yavukanye Yesu akuyemo ibye nta muntu wantumira nta n'umuntu wanyifuza rero mbishimiye Imana cyane mwarakoze kuntekereza mukankunda umuntu atagukunda atanakwemera ntiyagutumira rero Imana yo mu ijuru ibahere umugisha nishimiye kubona madamu Imana imuha umugisha Asumuta Imana iguha umugisha Pastor Asumuta Imana ntigihomba ibibi byacu no kunanirwa kwacu iteka ibibyazamo umurimo iyo tuje muri Kristo rero Imana ishimwe ko nta kintu itakaza Imana ishimwe kubwo mutima yaguhaye urubyiruko Imana iguha umugisha kugirire neza muri wowe ubuzima bw'urubyiruko rwinshi n'ubw'abandi benshi bukire. Haleluya. Nishimiye kandi kubona mama wanyu Mwami Yesu abahe umugisha. Ndashima Imana rero kubwinshi tutahirukanaga Pastor Norbert Imana iguha umugisha mukozi w'Imana Ildefonse hobe hobe z'imyaka myinshi Imana ibaha umugisha. Nishimiye no kubona madamu ndetse n'abakozi b'Imana mukorana umurimo w'Imana Mwami Yesu abagire neza. Haleluya. Nitwa Hortense Mazimpaka ko bababwiye ndi umubyeyi mfite abahungu n'abakobwa ndetse n'abakwe n'abakazana ubwo bari hafi. Haleluya. Ndashima Imana ku neza yayo yangiriye neza impagakiza yo kabyara nari umukobwa umeze nka kuri Asumuta yavugaga ndetse ko hari ukuntu Imana yandinze mwana ntazi ariko ubundi bya story yari kubimeze nka kuri 798 yakoze umurimo ukomeye muri kino gihugu kandi hakirijwemo abantu benshi hanyuma kwari ukuboko iburyo kubasha kujya cyane hanyuma ibintu by'urusengero umva nta hantu mu by'ukuri nari guhurira nabyo nari ndimo kubyina intsinzi nari umukobwa mwiza w'inkumi rwose ndimo mbyina intsinzi ndi kure ya Yesu kuri hanyuma uwo muryango mujye mukunda gutumira abera kandi mutange n'ubutunzi bwanyu mu nzu y'Imana. Uwo muryango wakoreshaga ibimeze nk'ibitaramo babikoraga muri hotel iyo bataga bakoze breakfast prayer bakoraga ibindi bitaramo bya nimugoroba muri hotel numvaga ari ahantu heza yari hotel Milcoline y'ubu icyo gihe yari nziza cyane zirazo zinishyashya zari zitaraza hanyuma njyayo. Haleluya. Hanyuma ngumayo hanyuma inyota yo kuba mu nzu y'Imana iraza. Haleluya. Mwami Yesu yanteje inyota kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi nkunda mu nzu y'Imana urumva rero naje no kugira umugisha mpamagarirwa uyu murimo none sinkihavuye na naho nenda kujya. Haleluya. Imana niyo kwizerwa mucana mu mataba nkuko kugira ngo abera kandi bakomezwe nicyo bibereyeho ariko namaze imyaka ntashaka kwitwa iryo zina kandi nkora uyu murimo ariko ntashaka kuryitwa byanteye no kumara imyaka nshumbye itorero ntasengewe kuko nari narabyanze ariko uyu munsi ndiwe kandi ndabinezerewe. Haleluya. Ni umurimo mwiza namaze kandi imyaka aho nagiraga ingendo zo hanze kwa kundi wuzuza nk'ikintu cy'ukora ngahita nandikaho business woman kuko numvaga ari byo byiyubashye ariko uyu munsi nandikaho preacher haba ari mu Barabu haba ari hehe ndabivuga ko ndi umubwiriza w'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Suko birimo amafaranga menshi uretse ko n'Imana yacu itayabuze ariko nuko byimura abantu aho bazaba muri eternity
aho bazaba mu bihe by'iteka, bikabajyana ahandi bagakurwa mu bwami bw'umwijima, bagakurwa mu irimbukiro. Haleluya. Bakazabana n'Imana. Nta murimo ufite icyubahiro nko guhuza abantu na Yesu. Wamenyekana, wabwira umwe, wajya kuri birabyuma badushyiraho utajyaho, ariko uyu murimo wo guhuza abantu na Yesu, haleluya, ntako usa. Niba warakijijwe rero bigiremo uruhare, bigira ibindi bintu byose birashira. Aya mazu ntazaba kiriho nkuko mu myaka yashize atarariho, amamodoka ntazagumaho, ibintu byo amadiplome ashake bari za PhD, hari igihe byose bitazagira umumaro, ariko ubugingo bw'umuntu, aho umwuka w'umuntu uzaba, umuntu ni ikiremwa kitarangira. Haleluya. Umuntu azabaho iteka. Ni ahantu habiri honyine abantu bazaba: abizeye Kristo bagahabwa icyo yakoze ku musaraba kikababarwaho, ntabwo bikorerwa ni mu kwizera. Abo bazabana n'Imana iteka. Haleluya. Abataramwizeye nubwo bagira imirimo myiza, nubwo bagira ingeso nziza, bazaba mwirimbukiro. Ikintu kibabaje nuko mwirimbukiro hazabamo baruharwa, hakabamo n'abangeso nziza banze kwizera umwami. Nta gukiranuka wabona guhagije wamurika imbere y'Imana, ariko kwa Yesu kwabonetse guhagije. Haleluya. Mureke rero tugira uruhare muri ibyo bintu byimura abantu aho bazaba. Murimo y'Imana urasuzuguritse kubw'impamvu nyinshi, kubw'iziduturukaho ku giti cyacu, kuko turi abantu kandi tugira intege nkeya kandi ari ibisanzwe. Urasuzuguritse kuko Satani adashobora kukomera amashyi, azawurwanya yivuye inyuma. Ntabura abakozi, ubu na hano ntimwababura, ahantu hose baba bahari batuma icyo umwami Imana agomba gukora kidasohozwa cyangwa se kisa nk'igikererewe. Ariko bera nshuti z'Imana bari muri Kristo Yesu, Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abandi bagabo bo kwizerwa, bazashobora kubibwira abandi. Ubu bwami bugizwe n'uruhererekane. Uko duhagarariye umwami uyu munsi nibyo tuzahereza generation ikurikiraho. Rero twese bari muri Kristo Yesu turasabwa kubigiramo uruhare. Ntabwo Yesu azongera kuza ngo agende mu isi, azaza igihe kimwe aje gutwara itorero, ariko ni wowe nanjye afite. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritwita intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo ndetse twahawe umurimo wa reconciliation, umurimo wo guhuza abantu n'Imana. Ngo Imana ngo bisanga ibingingira muri twe abatarakizwa, Imana nitwikoresha kugira ngo ibinginge. Urumva rero kuva ufite umurimo umeze gutyo ntukwiriye kwipfusha ubusa. Abajene, haleluya, haleluya. Simfite ururimi rwavugana n'umujene cyane nkuko wowe wavugana nawe, ariko umubwiye uti nizeye Yesu, ndi mu rugendo, ndimo nditoza kumwubaha, ukabibwira mugenzi wawe mufite challenges zimwe, mufite ibibahiga bimwe, mufite ibibagoye bimwe, iryo jwi ryawe yabasha kuryumva. Haleluya. Ariko ngiye ashobora kumubwira akavuga ati none se aravuga iki, yarangije, dore aranashaje, muri se yambwira iki? Yambwira kwihangana iki, afite umugabo, afite abana, hanyuma ururimi ntiruhure. Ndabinginze inshuti z'Imana, dufite umurimo wo guhagararira Yesu, mureke tuwukore dusiganwa, buri muntu mu nguni ye, buri muntu mu mwanya we, buri muntu mu cyiciro cye, tuwukore dusiganwa. Mu gihe cy'isezerano rishya ntabwo Imana yigeze yifuza ko haba umutambyi umwe, cyangwa se nk'uko igihe cya Mose cyari kimeze, aho umuntu umwe avugana n'Imana, abandi bose bakaza guca muri Mose ngo bahure n'Imana. No. Mu gihe cy'isezerano rishya Mwuka Wera yaraje, abana n'abizeye Kristo bose, kugira ngo muri iriya nguni imbaraga z'Imana zigaragare, muri iriya nguni imbaraga z'Imana zigaragare, muri iriya nguni imbaraga z'Imana zigaragare, mu isoko abantu bacuruza imbaraga z'Imana zigaragare, umubyeyi ari mu rugo atetse imbaraga z'Imana, umuntu ajya kurangura, undi ahinga, undi ari mu ishuri, imbaraga z'Imana zigaragarire, kuko turi mu gihe cyihutirwa, kuko umwami Yesu ari bugufi kuza. Izo nkuru zirashaje, zimeze nk'izitagezweho, ariko reka mbabwire, nitwe torero ry'igihe cya nyuma. Simvuga ngo azaza nkiriho, ashobora kuzaza ntagihari, ariko iri ni ryo torero ry'igihe cya nyuma. Haleluya. Ni nayo mpamvu uburiganya n'ibirangaza umwanzi abigize byinshi cyane, kugira ngo tube twarakishwa ariko tube tunarangaye, tumeze nk'abantu bazatura ku isi. Iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Iyo umutima wacu warungurutse, nkuko Paulo yasengeye itorero rya Efeso, akavuga ngo arabasengeye kugira ngo amaso y'imitima y'abakinguke, bamenye ibyo biringizwa n'iyabahamagaye. Iyo amaso yacu akingutse gatoya, tukamenya ko yacu atari ino, nta kibazo cyaguherana. Haleluya. Nta mutego Satani yashyira imbere yawe.
ibibabaje ubicamo kuko urabizi ko iwanyu atari ino. Ibigezweho byabaye byiza bagukomeye amashyi amafaranga wayabonye nabyo ntibigufata kuko umenya neza ko iwanyu atari ino. Haleluya. Ndasaba umwuka w'Imana yo kabyara ngo akore ku maso yawe bireke kuba inkuru, umenye ngo iwacu ni mu ijuru. Kandi tutarajyayo dufite umukoro, dufite umurimo w'ukora usiganwa, tuve mu birangaza. Haleluya. Twe kubaho nk'uko twari tumeze tutarakizwa. Si wowe uko nari meze ntarakizwa aba ariko nkomeza kubaho ibyakururaga umutima wanjye unryohera. Uyu mwami ateye ubwoba. Haleluya. Ararusha simbizi ibintu byose byaryoha byo mu isi abirusha uburyoshye. Urambarara kongera akabyuka akagira iminsi biryoshye akagira iminsi none amaze imyaka itari mikeya antuje aho batakigabanukirwa muhaye ibyo byiza kuruta ibyo twisabiye. Haleluya. Nintarangiza ibyo nateguye tuzabikomeza ku munsi w'ejo ariko ibyo byari ngombwa. Haguruka kandi urabagirane. Haleluya. Igiterane twateguriwe n'abadamu ariko mu by'ukuri ijambo riratureba twese. Imana ishimwe ko ritureba twese. Mu butumwa bwiza nako mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 60 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2 niho umukozi w'Imana yambwiye ko twaganira ayobowe n'umwuka w'Imana. Haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ubuhanuzi bwa Yesaya 60 igice cya 60 umurongo wa mbere kugeza wa 2. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima, niyongereho na 2, dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe uzakugaragaraho. Haleluya. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ariko ku rundi ruhande dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Haleluya. Ibingibi mu by'ukuri byabwirwaga Yerusalemu n'abaturage bayo, ariko ihame ririmo natwe niryo tubwirwa uyu munsi. Haleluya. Ni ihame rimwe, ahandi hazaba hari umwijima. Mwabyumvise murongo wa 2. Ahandi hazaba hari umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Niko iyo umuntu ashakitse gushakira amahoro n'ituze mu isi ntibikunda, ntabwo bikunda. Isi nta mahoro ifite. Haleluya. Isi twikiriwe n'umwijima w'icuraburindi. Hari igihe umuntu ashaka ko ibintu by'Imana bimuherekeza nyamara ataba muri yo. Ntabwo ibyo bintu bikunda. Mu bintu tujya tugenda twigisha hirya no hino ku bijyanye n'imiryango, umuntu aba yifuza ko ibintu by'umuryango wubaha Imana, umugore n'umugabo wubaha Imana, uko babana bavugana bahuza badacana inyuma bakundana. Ariko kuko abantu banze Yesu, hakwa kundi ijambo ryatubwiye ngo niwe buye rikomeza ifuruka ariko ryanzwe n'abantu, ryanzwe n'abubatsi. Abantu banze Yesu ariko bagashaka ko amahame ya Yesu abakorera. Ntibikunda. Isi twikiriwe n'umwijima w'icuraburindi. Haleluya. Biragoye ko umuntu yabaho nk'uko ababa mu Mana babaho. Biragoye ko umugabo yakiranuka ku mugore we, umugore agakiranuka ku mugabo we imyaka 80. Urwo rukundo yarukura he atarukuye muri Yesu? Ntabwo byakunda. None umuntu agashaka ko ibiba muri Kristo nawe bitunga kandi adashaka uwo Yesu. Pole sana. Yesu ni umwami, iyaje azana n'ubwami bwe, iyo adahari kandi ajyana n'ubwami bwe. Haleluya. Aya magambo rero yabwirwaga uyu mujyi wa Yerusalemu, barimo barabwira ngo byuka urabagirane umucyo wawe uraje kandi ubwiza. Iyo tuvuga ubwiza mu Kinyarwanda byamburwa agaciro gake, ariko ni glory, ni glory. Icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cy'Uwiteka kije kuri wowe kirakurasi. Ariko bakongera bagahabwa andi makuru ngo icya kuri siyo icuza umwijima, itwikira n'umwijima kandi ukabije w'icuraburindi. Haleluya. Ngo ariko nubwo isi twikiriwe n'umweza, kuki murwana intambara iteka mukazitsinda? Kuki wanyara amahoro? Kuki nta ndwara z'ibyorezo zihaba? Kuki nta mugore ukuramwe inda? Mwibuke ko ariko bari bameze, ariko barabyica. Ahubwo bifuza kugira gusa n'amahanga bakikije, bifuza kugira umwami nk'uko n'abandi. Tekereza kubutsinda buri rugamba, ariko bavuga ngo ndashaka umwami umpagarara imbere, ngo tugende imbere nk'uko n'abandi mahanga ngo bimeze.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iby'isi rero yita kurabagirana binyuranya kenshi n'iki cyubahiro n'ububwiza bw'Imana turimo tuvuga. Arise and shine, haguruka urabagirane. Iby'isi yita kurabagirana ni byinshi. Iyo umuntu yambaye neza bavuga ko ashininga. Iyo umuntu yageze kuri achievement nyinshi, akagira 6 mu buzima bwe, akavugwa, akagira n'ibikorwa bibiherekeza, uwo muntu turavuga ngo arashininga. Ibyo ni ibyo kwisi. Muri make achievement zitandukanye, kuvugwa neza, gusa neza, kugira ibifatika, ibyo bintu byose mbibutse ko ari byiza. Sibyo nshuti z'Imana, ariko siko ukuguhagurutswa n'Imana twambaye icyubahiro cy'Imana, ntago ariko. Kuko umuntu ashobora kugira achievement nyinshi ariko ziteretsemo urupfu, ziteretsemo amarira menshi, ziteretsemo kurenganya abantu benshi, zihagarariye inyungu zanjye bwite, zidahagarariye ubwami bw'Imana. Ibyo rero bitandukanye n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ishimwe cyane. Mu ijambo ry'Imana rero turagenda tureba uko ijambo ry'Imana rifata uku guhagurutswa, uko kurabagirana ubwiza bw'Imana cyangwa icyubahiro cy'Imana ku buzima bwacu. Aho bitangirira bitandukanye ndetse n'inyigisho z'isi zirimo zisirikira, kandi akenshi ziba zivuga neza, umuntu yazitega nk'amatwi atabyumvishe, atashishoze neza akagira ngo ni sawa. Nuko uyu mucyo uvugwa aha ngaha si umucyo wanjye, si umucyo wawe, ntabwo ukomoka muri wowe. Haleluya. Si ukurabagirana kwawe, ahubwo byose ni Kristo. Haleluya. Zuba ryo gukiranuka ngo afite no gukiza mu mabaye, niwo mucyo ducomekaho akaduhaho ku bwiza bwe, none icyo acishe muri nge kikaba cyakugirira umumaro. Inyigisho rero zigezweho zivuga ko nzashobora byose, nzabasha byose, nzagira umugisha, nta kinanira, mbese zikenda kutugira nk'Imana, tukibagirwa ko nta mucyo uva mu mwana w'umuntu, nta gukiza kuva mu mwana w'umuntu. Icyakora iyo ncometse ku mucyo w'ukuri yacisha mwibye bikagirira isi umumaro. Ariko iyo connection idahari, uri umuntu buntu, nkaba umuntu buntu, uramutse umaze iminsi udakaraba, nta muntu wakunyweraho amazi. Umva uburyo ari bibi cyane byacu. Haleluya. Umucyo wanjye, kurabagirana kwanjye, nta muntu byahesha ubuzima. Haleluya. Ariko Kristo mucyo w'ukuri yaca muri ngewe, noneho ibyo mvuga bikaba byahesha umuntu ubuzima, bikaba byamuhesha kwihana, bikaba byamuhehuza n'uwo mwami. Niyo mpamvu nta mpamvu namba yo kwikoma mu gatuza. Impano ziraryoha, hari Imana igutiza. Reba ukuntu babana babyinaga aha ngaha, navuze ariko Mana, uretse ko nanashaje ntabasha kwiterura, ariko nkiri na muto sinigeze menya kubyina. Rero Imana niyo itanga impano, kuririmba neza, kubwiriza n'ibindi no guhanura n'ibindi byose ni Imana ibidutiza. None kuko biryoha rero kandi bitanga igikundiro, byoroshye ko umuntu abyiyitirira. Kajya avuga atari ko buryo uko ari nge, ngo yasi wowe, oya singi. Umucyo wawe nta muntu wamurikira, nta muntu wahesha gukira, habe namba. Haleluya. Niyo mpamvu Yohana umubatiza yaravuze ngo uwakwiriye gukuzwa, naho nge nkwiriye kwicisha bugufi. Yavuga kuri Kristo bari bataramumenya, aravuga ngo uwakwiriye gukuzwa, ngewe nkwiriye gucira, kandi azitanga atifata, kuko ashaka ko abera bakomezwa. Ariko biva he? Mu kumurebaho. Haleluya. Ntazagira ipfunwe. Bamurebye baza bamanukana bwa bwiza nk'ubwo Mose yamanutsikanye amaranye iminsi. Abareba kuri Yesu bose bavirwa n'umucyo. Haleluya. Uwo mucyo wa Yesu, uwo mucyo wa data wabuzura, bakabona icyo bahisi. Isi ntibuza amafaranga, ariko ibuza ibyiringiro. Isi ntibuze ibirabagirana byinshi. Nyamvuga ngo ntibuza amafaranga, kubiduhisha kugira ngo no gutakaza amahoro. Haleluya. Arabizi rero azaca akagezi nigakama azaca ahandi, afite uko azabigenza. Rega arabizi ko twambaye umubiri, arabizi ko dufite igifu, arabizi ko uyu mubiri utawusize vaseline uvuvuka, arabizi yo kabyara. Ariko kumutinzaho amaso nibyo bizatuma ugira umucyo w'ubuzima. Haleluya. Utekanira muri we kuko wamuhanze amaso. Iyo umuntu amuhanze amaso ntarohama, iyo umukuyeho amaso urarohama. Petero we nuko bimera. Ibanga ryo kutarohama no kutamukuraho amaso. Kamubwita sinzi ibyejo, ariko wowe tuziranye ibyejo urabizi. Haleluya. Wowe tumaze iminsi tugendana ibyejo hazaza urabizi. Ninjye mucyo w'isi.
unkurikira ntazagenda mu mwijima ukundi. Nubwo isi icuze umwijima, nubwo itwikiriwe n'umwijima w'icuraburinde, ariko unkurikira ntazagenda mu mwijima. Reka tumuhe icyubahiro kabyara. Haleluya, haleluya. Ubu mwakoreye Imana hakiri kare. Ubu kunihanagura ntugire ngo niko Eric yakwihanagura. Iyi ni imyaka. Aba mama bari mu kigero cyanjye ubwo barabyumva. Iyi ni imyaka ubu ushatse wakorera Imana hakiri kare. Haleluya. Imana ishimwe. Kumurebaho cyane, kumuhozaho amaso. Turimo turavuga byuka urabagirane. Haleluya. Kugira ngo ukanguke, kugira ngo uzuke, kugira ngo uhaguruke, nta handi biva mu kumurebaho cyane. Nibyo bintu bizana ububyutse bw'umutima. Umuntu akabanza akagira ububyutse ku giti cye, akava mu bitotsi ku giti cye, akajya yumva ibintu by'Imana biragurumana muri we. Nubwo yaba nta gatuti yahawe, biba bigurumana muri we. Nubwo yaba nta muntu umuzi, biba bigurumana muri we. Ufite reveye cyangwa ikanguro ritangira mu muntu umwe imbere. Haleluya. Nubwo isi tuzi umwijima, ariko abantu bafite ububyutse muri bo. Kandi ibyo bintu Imana irabitanga mu gihe cyose. Igihe Yesu yavukaga, ijwi ry'Imana murabizi ko ritaherukaga. Abantu bari baracecetse kuva kwa Maraki, ibintu byari cecekeye. Haza Yohana Umubatiza arategura inzira y'Uwiteka, badaheruka kumva ijwi ry'Imana, ariko hari abantu bafite ibintu bibira. Haleluya. Harimo umusaza witwa Simeoni. Haleluya. Wari ufite umwuka wera, kandi kuza k'umwuka wera kutarabaho. Ni Imana igivumbya abayishaka. Uziko umwuka wera yatarasukwa nkuko byagenze ku munsi wa Pentecote, ariko Simeoni yari amufite. Ashaje ariko afite ibanga. Kuhoza amaso ku mwami Imana. Haleluya. Bazana uruhinja rumeze nk'izindi minja. Mwibuke ko Yesu nta mwihariko yari afite ku mubiri, ndetse yari yavukiye ahantu habi, nta mwihariko. Ariko Simoni umwuka wera mukuri iwe mu nzu, ngira ngo yarashaje atagiterana kenshi. Umwuka wera uramuzana, aza mu nzu y'Imana ku munsi baje kumurika Yesu. Aravuga ati mwami Imana, urasezera umugaragu wawe kuko mbonye agakiza. Haleluya. Umucunguzi w'Abisiraheli n'agakiza k'abisi yose. Uruhinja, ariko Simoni arabona agakiza we. Arabona ko nzakizwa, akabona kuzakizwa. Simoni arabibona. Yarafite kubira muri we, kandi ari mu gihe cy'ubuhenebere. Ibi bavuga ngo abantu ngo bavuye mu nsengero ngo abantu bagikunda Imana, turahari turayikunda kandi turabira. Haleluya. Ubu ndishimye kuko muzizi intebe ariko mutanahari nabwo naba nishimye. Haleluya. Urasezera umugaragu wawe, mbonye agakiza. Abona umwana, abona agakiza. Mana muremyi w'ijuru neza. Haseruka umubyeyi umukecuru washaje atarangije hanemoni we, yapfaka yari muto ku myaka 7, ngo amaranye imyaka 7 n'umugabo we, nimba yarabyaye nimba atari yarabyaye ntago tubizi, ariko ngo yahoraga mu nzu y'Imana. Ubupfakazi buraka ariko ntibwamubashije. Ngo yahoraga mu nzu y'Imana, aramya Imana. Kuramya, aramya Imana ku manywa na nijoro. Ngo yiyiriza ubusa ku myaka 84 agira ate? Yiyiriza ubusa. Haleluya. Badaheruka kwiyiriza we 84 yiyiriza ubusa. Aramya Imana ku manywa na nijoro, afite uburyohe bw'agakiza. Arazana wavuga ibya Yesu, afite umwuka wera muri we mu gihe cy'ubuhenebere. Va kuba igihe ari ubuhenebere, turi mu gihe cya nyuma kizaba ubuhenebere. Ariko nasanze hari inkambe ebyiri umuntu ahitamo iyabamo. Joel yarabihanuye, Petero abisuramo ku munsi wa Pentecote, aravuga ngo mu gihe cya nyuma uzasuka umwuka wawe ku bantu bose. Abantu bose bafite inyota barasukirwa umwuka. Haleluya. Abagore, abagabo, abana bato, abasaza n'abakecuru, bose bazaba bafite ibintu byinshi by'umwuka bibira muri we. Abasaza barota inzozi bakuye ku Mana, inkumi n'abasore bagira amayerekwa. Natwe turimo abagore bakorera Imana, abaja n'abagaragu b'Imana, nabo ngo nzabasukira ku mwuka wanjye cyane. Hanyuma ikindi gihande, ngo mu gihe cya nyuma urukundo rwa benshi ruzakonja. Abantu bazaba bikunda. Urahitamo kuba mu kihe gihande? Ko impande zombi zihari. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Abantu bazaba bikunda, bazaba bakunda amafaranga, bazaba bagambanirana. Uraba mu ruhe ruhande ko impande zombi zihari? Ndaba kwa Yoeli no kwa Petero. Haleluya. Si umubare w'amafaranga n'umubare w'amasuri n'umubare w'abagore n'abagabo n'abana n'amamodoka. Ni inyota. Inyota izagutera kurarana n'Imana abandi baryana.
inyota izagutera kudakenera gushimwa n'abantu, ukenere gushimwa n'Imana. Inyota, haleluya, inyota izagutera kuva mu bintu wakundaga n'inyungu zabyo, uvuge ngo Mwami Imana ni wowe wenyine nshaka. Ushima iki? Kuko impamvu turi hano turayifite, ariko irakarushaho. Haleluya, irakarushaho. We uve mu bantu, ariko abantu umumaro wacu bantu ko ari muke, umumaro wacu ni muke, ariko abantu baraduheranye n'ibintu biraduherana. Haleluya, Imana yacu nyayo icyubahiro. Kumurebaho rero, kumureba kuri Yesu niho dukomora imbaraga zo guhaguruka no kurabagirana. Tureba iki? Wagira ngo ari hari bwiza, reka twe kujyayo. Iyo cyano kuri we aramutse atabuvuze. Haleluya, kubera iki? Yibuka imbabazi yagiriwe, akibuka nkaho kwakundi yivuga ngo mu banyabyaha ninjye wari uw'imbere. Ibyo rero gucomeka mu rukundo yakunzwe, bikamutera kuvuga ubutumwa aramutse atabuvuze n'ishyano. Niho dukura imbaraga zo kudacogora, niho dukura imbaraga zo guhaguruka no kurabagirana bidashira. Tuzikura mu rukundo twakunzwe, apana ubwoko bwe twakunze Imana kuko tuyikunda ruke. Iyo turimo kuyikora tuba turimo tuyishima yo yadukunze yo kabyara. Cyame iki kintu kaza kucyumva. Reka dusome hangaha mu rwandiko none rwa kabiri rwa Bikorino 5:14 na 15. Abikorino ba kabiri 5:14 na 15. Urukundo rwa Kristo ruraduhata. Muri make umuntu wanjye wa kera yamaze gucirwaho iteka, niyo mpamvu igeze ahagarara imbere y'intebe y'Imana nta rubanza, kuko Hortense wa kera yarapfuye. Haleluya, hari umushya, haleluya, wambaye Kristo, uwo ni uzahagarara imbere y'Imana, urubanza ntirumfate. Ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Umva ahantu hava imbaraga zidakama zituma umuntu ashobora kurabagirana, zituma umuntu ashobora kugira ububyutse mu mutima we wo kwegurira ibye byose Imana, zikomoka muri uru rukundo. Haleluya, urukundo rwa Kristo ruramuhata. Mu Gifaransa baravuze, nako mu Cyongereza baravuze ngo for the love apfiriye akanabazukira. Abantu bakorera Imana bakagira ububyutse budakama bariho ku bwa Kristo, bacometse mu rukundo. Imbaraga zituma bashobora kubyuka no kurabagirana bazikomora mu rukundo bakunzwe. Haleluya, haleluya. Zicometse mu idini ryawe, reka nkubwire ko ibyo bintu bitazarama. Tuzakumva izina ryawe tuzaryumva ufite umwete, tuzabona witanga utanga n'amafaranga yawe, tuzabona ukorera Imana, ariko bizamara igihe gito. Amateraniro yera ngo abantu barabivanze ngo nta rusengero ruzima, genda nyine wowe bigire bizima. Haleluya, bahorana umwete. Iyo bagize amafaranga yiyongera kuyo bahembwa, baravuga ngo Mwami ndongera ndakuzaniye mu nzu yawe, ni wowe wampaye, ni wowe nkesha byose. Haleluya, haleluya. Ariko zikongerwa amafaranga, Imana ntimenye ko banayakongeye, urusengero ntimenye ko bayakongeye. Yewe nuko ari nyembabazi igusha imvura kuba binabeza. Ariko abacometse mu rukundo tuzamwiha wese, kereka icyo atazanyigisha, ariko nangirira neza akajya nyigisha ibyagira umumaro, byose nzabijyamo. Nabayeho imyaka yo gutinya, avuga ngo baravuga iki, ngo baravuga ngo nugushanuka, ngo baravuga Satani ari umuriganya, ntabura hana guca ngo baravuga ngo waribonekeje. Ariko ngeze ndavuga ko abambara ubusa bibonekeza buri munsi, bakorana bya bindi ni biki, bya bindi biri live yo kwambara ubusa, abantu bakabikurikirana biri live, akatwereka ubusa agahindukira biri live. Abantu bagatukana bari live, wa mugani wabo bagatukana, ikiganiro cyo gutukana no kuvuga ubusa kikaba live. Hanyuma ngo ubugiye kuvuga Yesu ngo ndimo ndashyanuka, ahubwo mbwira ibyo bashanukamo kugira ngo mbirishyanukemo cyane.
haleluya, kuko nta kindi nshaka. Ndashaka abantu bamenye uwo mugira neza, uzuye imbabazi, uzuye ubuntu, ubabarira abantu bose, udakangwa n'icyaha icyo ari cyo cyose, udacira abantu urubanza, utarazanywe no kuducira witeka, wazanywe no kudukiza. Kumuvuga biraryoshye, nta muntu n'umwe asubiza inyuma. Aratangaje, ngeshobora kureba ijisho ribi ukuntu, ariko we aravuga ati kaze 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 mu rugo mwana wanjye, nubwo bivanga ngwino, muri njyewe niho bivangukira, kandi nta butungane buba kureye. Warakwiye ati ngwino bikimeze gutyo, ngwino rega bikemukira iwanjye, ngwino ariko rizatungana tugeze mu ijuru. Haleluya. Ukundi gukorera Imana kose yo gushingiye ku rukundo ruri mu bindi bintu byose bizaba iby'igihe gito, ariko nibishingira mu rukundo wakunzwe bizaba iby'igihe kirekire, bizahora byiyongera, biva mu bwiza bijya mu bundi bwiza, biva mu cyubahiro cy'ubwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ukundi kwitanga kwawe kose kwazarangirana naho wagushingiye. Barimo bahumeka kuri oxygen, twebwe dufite amagara mazima vraiment. Kuza mu giterane tukaba twahendahenze, twavuze, twasohoye amafishi, twahamagaye, ufite amagara mazima vraiment. Ubuzi ko kuza kwawe ubibwira Imana uti Imana ndaje ngo bikubere ituro. Njya mbwira Imana yanjye nti Imana yanjye ngufitiye umwanya, dore ko ibintu byose byacize ngo nta mwanya tugira, ariko Umuremyi w'ijuru n'isi wonkesha kuramuka, wonkesha kubabarirwa, wandaza ubugingo buhoraho nkiri muri no mihanda ya Kigali, wampaye amagara mazima. Nyuma yo gukizwa simbe narakijwe nkuvuye mu muriro ngo ngende, kubona ko Imana yambaye umubiri ije gushaka we nanjye, babifitiye amatsiko, hanyuma twebwe twabihawe tukabifata for granted. Imana itubabarire kandi twongera ubuntu muri iki giterane, itwongera inyota, ikiza cyose Imana yashyize muri wowe. Njya mbabazwa n'abanyabwenge. Abanyabwenge Imana yahaye ubwenge, babukoresha mu office no mu bigo bikomeye, ariko banze kubuzana mu nzu y'Imana, bituma ihora bisuzuguritse, kuko murabiza abo yahamagaye benshi barabaswa. Uko niko twajemo, ngo yahamagaye abaswa intamenyekana, abantu batari imfura cyane, abantu nyine babivangavanze, nabo yahamagaye. Ni cya kigereranyo cya bwa bukwe bw'umwana w'umwami, abo bari bahaye invitation sibo baje, hanyuma bataje abo mu nzira baratuyora abinyamirambo abafite ubuzima nk'ubwa sumuta baratuyora baratuzana badukubita aho ngaho. Ba Pastor Kayiranga namwe mwese mufite n'amateka baratuzana, hanyuma abanyabwenge bakijijwe banze kuzana ubwenge bwabo mu nzu y'Imana, bigatuma tutagira ibintu biri ku murongo, bigatuma tutagira strategic plan, bigatuma tutamenya iyo biva n'iyo bijya, kuko sibyo twahamagariwe. Ubuse ko yampaye ibyanditswe ngo aribyo nkwigisha, urugira ngo strategic plan nyikure. Abanyabwenge babigumaniriye mu office ya leta, baza ku cyumweru bagenda buhoro, nta nubwo amateraniro nk'aya baba yarimo. Imana igumugisha niba uhari. Baza ku cyumweru bagenda buhoro kandi bakaza amateraniro yatangiye, kuko ntibashaka kwivanga n'ibintu by'akajagari. Kindi mugira urusaku rwinshi, ushobora kuvuga ati reka nzi ijambo ritangiye, babizi ntibavuga ati reka pastor tugufasha ibintu bijye ku murongo, bagasubirana y'ubwenge bwabo. Nta kintu cyiza kikuriho utahawe n'Imana. Habe niyo umuntu yize mu ishuri akaba uwa mbere akagira ubwenge, byose ni ubuntu bw'Imana. Urusengero rukaba rurimo abakristo bafite amamodoka, pastor akagenda n'amaguru. Ibi bintu ubundi sinkunda kubivuga, sinzi uko byaje. Wabona ari iby'umuntu uri hano cyangwa uri online, ubyumva ubwo ni ibyawe. Pastor akagenda n'amaguru, akaza abira icyuya nk'uku, kaza n'imodoka yawe gaparika, udashobora kumuhana lift. Abanyabwenge bahamagawe si benshi, abatunzi n'imfura bahamagawe si benshi, ariko abo bakeya bo bahamagawe, ko badutuka bavuga ko turi abescro, ko mwakijwe muzi ko umuhamagaro ubaho, ubwo wananiwe kuvugira naho ukorera ngo uvuge ngo umuhamagaro ubaho, byibuze ushyireyo nako kajambo. Umuntu ajya muri parlement yari umukristo, umukristo agahita buhanginga somewhere, akabumanika somewhere, akazongera kumanura manda yarangiye. Kongera ukabumanura manda yarangiye. Kusoma Bibiliya umuhamagaro ntubaho. Uretse no gusoma Bibiliya, bamwe muri twebwe ntago tuzi ko natwe twari dufite kandi kazi.
ko kwipresenta no guhagarara imbere atari byo byari bitubereye, ko natwe twari twizihiwe no kuba abagore b'abapfasoni tukicara mu rugo tukarera abana bacu tudasakuza ngo tubire icyuya duhore ku mateleviziyo badufotora bakubitaho amafoto bashaka. Nimba hari iki kintu nanga nugura n'ifoto yanjye hirya no hino. Imfura n'abanyabwenge bahamagawe si benshi, ariko na bake, ni bake cyane, ni pourcentage ntazi uko ingana ifite umumaro mu nzu y'Imana. Nyamara ibitutsi bituriho n'umugayo mufite imbaraga zabikosora. Haleluya. Umuntu ashobora kuba ari umukristo agatanga miliyoni nk'icumi muri APR. Nk'abafana ba APR none sinzaho ndi bubakirire. Agatanga miliyoni nk'icumi muri APR cyangwa 20 zo gukina umupira akaguru na baro. Agatanga miliyoni 10. Adashobora kugura ikibanza cy'urusengero, adashobora kubaka urusengero. Ubundi simbuje umuntu gukunda APR na Reyo, ariko niba ushobora kuba atanga miliyoni 10 muri APR, byibuze ube n'umuntu ushobora gutanga na miliyoni 20 mu rusengero. Siko bimeze? Reka ngaruke muri twebwe, ayo ntayo dufite, reka twivugira ibyacu. Ukaba ushobora kugura ishati y'ibihumbi 30, ariko wabaho nturatura ibihumbi 30 mu rusengero. Wambara baze y'ibihumbi 100, wowe umwe ari birenga 100 ibyo ari byose, 200 cyangwa simbizi, na super sinzi uko igura, ukakigurira wowe ukakiterekaho nk'uko niteretse wikanza wowe wenyine mu rusengero. Ntushobora gutanga ayo mafaranga. Nta muntu urarya ku mafaranga yawe. Umuntu ushonje ukennye ngo arye ku mafaranga yawe. Nturafata mu mushahara wawe ngo uvuge nta ibintu ntabwo ari byo pastor yantumye, ni iby'umwuka mpaye. Haleluya. Icyacumi ngo kiri mu mategeko, wowe ntugikozwa. Reka mbabwire ko mu isezerano rishya icyacumi ni kiri toto cyane. Mu isezerano rishya ni umutima ukunze. Icyacumi ni akantu koroshye. Umutima ukunze nuvuga ngo Mana ni wowe nkesha byose. Umuntu arenze icyacumi, umuntu anyuzamo agatanga byinshi byose ibikenewe. Haleluya. Umwana muto yiwabo w'imyaka mike niwe ukonsoma atinjiza. Umwana muto niwe ukonsoma ibyo papa na mama bazanye atinjiza. Mu rugo rwa data abana bato bagikizwe, nibashaka bareke gutura. Sanzwe gutura, komeza uture. Haleluya. Ariko abana tumaze iminsi mu bwami bwa data, abana dukuze nkuko iwacu mu rugo ndi umwana ukuze, kuri sareri ngira ibyo ntahana kuko natangiye kugira icyo ninjiza. Batakinsabye mu rugo ndibwiriza. Yo sanzi ibati bitangiye kuvaho ndisubizaho ntahana umugati, siga karangi yo kamaze gusaza kuko ndi umwana mukuru. Umwana mukuru ufite ubushobozi ashobora gukura ababyeyi be mu nzimwe akabashyira mu yindi. Abana bo mu bwami bw'Imana bakuze bamaze imyaka runaka mu gakiza. Ubutunzi bwacu burihe? Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima uri. Niba ubutunzi bwawe butaba mu bwami bw'Imana n'umutima wawe nturiyo. Simvuga ibyo gutanga bya rimwe na rimwe tugiye gukora ikintu runaka, nabyo ni byiza babishobora, ariko ubuzima bwanjye, finance zanjye, Imana igomba kuzigiramo ijambo every day, buri munsi. Si finance gusa, n'impano zanjye n'umwanya wanjye n'ubuzima bwanjye. Haleluya. Reka ndekeraho. Pastor, twari gusoza sanga. Soze. Mangero tunota nk'icumi. Haleluya. Niyo mpamvu muri uyu munsi wabyuka urabagirane, nzanywe no kukwibutsa urukundo wakunzwe. Ngo abe ari rwo ushingiraho gukanguka kwawe, guhaguruka kwawe. Haleluya. Gukorera Imana kwawe, kwibutsa urukundo utangaje wakunzwe. Nubwo mvuye kuvuga amafaranga, ariko Imana ntago iza kugusaba amafaranga idafite umutima wawe. Nta kintu byamara habe namba.
ishaka umutima wawe, umutima wawe, umutima wawe niwugira izaba ifite n'ibindi byose. Haleluya. Reka nkoresha verse ndangiza iri mu Efeso 5:14 kugeza kuri 17. Abefeso 5, rwandiko Paulo n'ikitoro rya Efeso 5:14 tugeze kuri 17. Aravuga ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye ibyo umwami wacu ashaka. Haleluya. Iyi mirongo iratwereka ibimenyetso by'usinziriye. Tubonyemo ko ntiyirinda uko agenda, ntiyirinda muri make. Uko abaho nta kwirinda kurimo, amatwi ye n'amaso ye n'ubuzima bwe ntacyo atabiha. Muri make ntago abirobanurira. Amatwi acibwamo n'ibintu byose, amaso ye akabona byose, ubuzima bwe ntabwo aburobanurira. Ntiyirinda uko agenda, ibintu byose bitambukamo akabyakira. Ntagenda nk'umunyabwenge, kuko biratubwiye ngo birinde batagenda nk'abatagira ubwenge. Ibimenyetso byo gusinzira, ubwenge umuntu abutereka ku ruhande. Ikindi hatubwiye ngo ducunguze uburyo umwete. Ibimenyetso byo gusinzira ni ukudakoresha igihe cye neza. Ameze nk'umuntu uzatura ino. Ni gute ahantu uzamara igihe gitoya nubwo wamara imyaka 100 uramutse wigejejeho? Ni gute wahashyira imbaraga zawe zose aho uzabiteka ryose ukahibagirwa? Kumenya icyo umwami ashaka ntago bimushishikaza. Kumenya icyo umwami ashaka mvuga si ukuvuga bya bindi tubaza umuhanuzi bya rimwe na rimwe. Ndavuga gushishikarira kumenya Kristo, kumenya ibye, ukumva byose wabimira bunguri. Imana itugire neza. Havuze noneho kuri 14 dutangira ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we. Mwumvise ko batamubwiye ngo nave mu bitotsi, bamubwiye ngo nakanguke azuke. Nukuvuga ngo iyo umuntu ari muri ibi bitotsi, iyo umuntu asinziriye nta kukanguka kuri muri we, nta bubyutse muri we, aba ameze nk'intumbi. Kuko biravuze ngo nazuke, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Haleluya. Dore ubuzima nanone turi muri mirongo, dore ubuzima bw'ubyukiye kurabagirana. Icyambere no gukanguka. Muri make umucyo ntushobora kumenya ko uhari cyangwa udahari kuko amaso atabona. Iyo bagusaba gukanguka ukazuka, no kugira ngo uhurirane no gukora kw'Imana, no kugira ngo uhurirane n'umucyo w'Iteka, no kugira ngo udacikanwa n'ibihe byawe byo kugendererwa. Haleluya. Kuko umuntu wakangutse n'umenye ibirimo kuba. Kandi none ibi bitotsi by'umwuka byo ni igitangaza ko bavuze ngo kanguka uzuke. Bivuga ko umuntu aba ameze nk'uwapfuye. Iki gihe giteye agahinda kubera ko nicyo gihe umwanzi atwibiramo ibintu byinshi. Haleluya. Ese iyo nisanze sinziriye mbikoraho iki? Iyo nisanze meze nk'uri mu bitotsi, ijambo ry'Imana ridafite umwanya uhagije, ntaryohewe n'urugendo rw'agakiza, mbigendamo buke buke, cyangwa ngira iminsi yo kubyuka no kongera gusinzira, mbikoraho iki? Icyambere no kubisengera, turabisaba. Haleluya. Urabisaba, ariko uzabisaba cyane bitewe n'urugero ubyifuzaho. Kandi mwibuka ko akenshi umuntu asinziriye atakaza sensibilité spirituelle, atakaza uko kumva k'umwuka we, umenya gukora k'umwuka w'Imana, cyangwa ubasha kurondora imyuka, atakaza iyo sensibility. Niyo mpamvu yahuye n'ubuyobe ntamenya ko ari ubuyobe, yahuye n'umuntu uvuga igisa n'ubutumwa bwiza ariko atari ubutumwa bwiza, ahubwo ari ukwihuza nanjye, mbese ndimo ngukangurira guhura nanjye ntabimenya kuko yatakaje sensibilité spirituelle. Abavuge Yesu bose ababona ko bari mu kuri kuko yatakaje. Mwanyu bashite z'Imana. Niki tubikoraho iyo twisanze mu kimeze nk'ibitotsi, uburyohe bw'agakiza twarabutakaje, tubigendamo buke buke tudasiganwa, nuko bisaba nongere nkubwire, turabisengera. Ubu ko twicaye hano muri iki giterane, hari uwumva gutya agahita abisengera mu mutima we, wenda akabirangiriza aho, uwo ngo waragerageje. Hari n'undi birimo gutambuka mu gutwi kumwe bigatambuka mu kundi, akumva sibye ntibimureba. Hari undi mu giterane kivuga ngo byuka urabagirane, ahita avuga ati ngiye kwinjira mu bihe byo gusenga,
shakishe kumenya icyo umwami ashakaho, shakishe impano zanjye z'umwuka, nifuze kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, bikaba byinjiye mu mutima we kandi bikazana impinduka mu buryo yarabanye n'Imana. Ndakwifuriza kuba muri abo ngabo. Twari tukivuga ngo bikoraho iki iyo usanze uri muri biriya bitotsi. Icya mbere ni ukubisengera, ikindi nicyo twakwita kwishyira Imana. Ubu hano twaje tuba twishyiriye Imana, twicaye munsi yo kubaho kwayo, twicaye munsi y'amagambo yayo, twicaye ahavugirwa ibyayo. Ntabwo umuntu wagumye mu rugo ari butahane package yagira yakwakira charge spirituelle imeze nk'iyacu, ntabwo bimeze kimwe. Uyu munsi turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, abana bavuga ati ngenzi ibere umukristo online, nagira ngo ubere ko nabyo bitameze kimwe. Ninde ubundi wagenewe online yonyine? Ni umuntu utari ahantu hari itorero, ni umuntu uri mu bihugu bidafite ubuntu nk'ubwo twebwe dufite. Muranye mbashiti z'Imana, kwishyira Imana. Paulo yabwiye Timoteyo nubwo yamubwiye ibirenze ibi muri Timoteyo wa 2:15, aramubwira ngo ajye agira umwete wo kwishyira Imana. Yamubwiraga ko akwiriye kuba umuntu ukwiriranya neza amagambo y'Imana, ntagaragare nk'uri munsi, mbese najya kwigisha ngo bibe byamugora cyangwa byamunanira, aba ari umuntu witoje. Ariko kwishyira Imana nifuza kuvuga ni ukwigira disponible, ni ukwigira dispose, ni ukugirira Imana umwanya, inyota itaraza, kubishaka bitaraza, ariko ukarema gahe ko kubana n'Imana. Materaniro y'abera ukayabamo, ahavugirwa iby'Imana ukabura hari. Muranye mbashiti z'Imana, bitararyoha, ariko ukishyira Imana, ukavuga ati Imana, iki ni igitondo cyanjye nawe, uyu ni umunsi wanjye nawe, aya ni amasaha yanjye nawe. Ibyo bintu Umwuka Wera bikoreramo cyane. Twavuze kubisaba, twavuze no kwishyira Imana iyo umuntu yisanze ari mu bitotsi. Haleluya, Imana nishimwe cyane. Kubera iki? Iyo tumaze iminsi tudafite umutima ukangutse, tudafite ububyutse, tumeze nk'abari mu bitotsi, akenshi ikibitwinjizamo buhoro buhoro ni ukutirinda ibisindisha. Iyo mvuze ibisindisha simvuga vino n'inzoga gusa, ndavuga ibintu byose biturangaza. Niba mwarabyitegereje, turi mu isi y'ibirangaza biteye ubwo, biteye ubwo. Iri jambo riba muri Petero 1:5-8 tuvuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Nuvuga ngo iyo ibisindisha nabihaye umwanya, maso yanjye agahora muri telefone, agahora muri screen, rararara, biragoye ko naba maso. Abera benshi batakaje kuba maso, bameze nk'abadategereje umukwe, bameze nk'abatazi ko bafite igihe runaka bagomba gukorera mu Imana bagasoza, kubera ibisindisha. Ibisindisha bifite imbaraga zo kunkamuramo uburyohe bw'agakiza, kunkamuramo imbaraga zo gukora Imana, kunkamuramo kwa gusiganwa. Paulo yavuze ngo arimo arasiganwa, arashaka gufata icyo Yesu yamufatiye. Ibisindisha bya none cyane cyane ibiri mu matelefoni n'ibindi bintu byose birangaza, byabujije abantu kuba maso. Kandi mwumve aho bibereye akaga, nuko kutaba maso kwacu gutuma Satani abasha kuduconcombera. Ngo kuko ngo umurezi wacu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka umuntu amira bunguri. Aduprofitira mu minsi y'ibisindisha, akaduprofitira mu minsi tumeze nk'abarangaye, kugira ngo atumire bunguri. Iyo tuvuze kumirwa bunguri ntituvuga wenda ibyo gutakaza agakiza, kuko niba waragahawe nyine uragafite, ariko tuvuze ibyo kumiranwa. Ntube uwo Imana yakugeneye kuba ubabe. Hari abahungu bahamagawe n'Imana, hari abakobwa bahamagawe n'Imana, hari abagore n'abagabo, ariko baramizwe, bakinguriye ibisindisha mu buzima bwabo buke buke batabizi. Ubu baramizwe, ishyaka bakoreragamo Imana ryarakamye, ntibazi icyo Imana ivuga ku buzima bwabo, ntibazi igikurikiraho. Ni abakristo ariko barasinziriye. Ibisindisha ni ibiki? Ni ibintu byose bigutwara ubwenge n'umwanya, bituma udatinda mu byo Kristo agushakaho, udatinda kuri kimwe rukumbi cyatumye apfa, ariko gukiza ubugingo bw'abantu. Maso yawe yabivuyeho. Haleluya. Tukiri hano nshuti z'Imana, usabe Data guha inyota nyinshi, kuko ufite inyota niwe ugana aho Yesu ari, niwe uhora asiganwa. Data duhe inyota. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yatubwiye kandi ngo twirinde tutagenda nk'abatagira ubwenge, nuko mwirinde cyane uko mugenda. Ubwenge uragutse ntitwavuga ngo tuburangize, ariko Zaburi 111:10 aravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. Haleluya. Ahandi hantu Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira mu rwandiko rwa mbere 4:7-8 ngo ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemera, ahubwo witoze kubaha Imana. Ubwenge bubonekera mu kwitoza kubaha Imana, mu gatoya no mu kanini, abantu batureba cyangwa batatureba. Iyo niyo nkomoko y'ubwenge, kwitoza kubaha Imana. Uri mu ishuri, kwitoza kubaha Imana. Uri mu bucuruzi, kwitoza kubaha Imana. Uri kuvugana n'umukozi wawe uhemba mu rugo, kwitoza kubaha Imana. Umugabo ahari cyangwa adahari, kwitoza. Haleluya. Niyo soko y'ubwenge. Akoresha igihe cye neza. Handi hatubwiye ngo mucunguze uburyo umwete,
kuko iminsi ari mibi. Azi gutandukanya no kugira balance hagati y'ibishira n'ibizahoraho iteka ryose. Abana b'Imana benshi baguye mu mutego wo kumara umwanya bakorera ibishira, bibagiwe ko turagwa ibidashira. Reka ndekeraho, reka duhaguruke dusenge. Mwami Yesu abahe umugisha. Murakoze cyane. Nyemerera dusengane. Dusaba Umwami Imana kutwigiza imbere twese. Muri Yesu ni hagari cyane. Yesu ni mugari. Icyampa ntusigare nk'uko wari uri. Icyampa nanjye kubwira sinsigare nk'uko narindi. Icyampa umutima wawe ukagira inyota, ukarenga ibihe by'ubuhenebere itorero ririmo. Icyampa ugakorera Imana nk'usiganwa, wibuka ko wakunzwe urukundo rukabije. Icyampa ukagira umwete aho Imana yagushyize, mu rusengero urimo, mu muryango urimo. Icyampa ugakorera Imana n'ibyawe byose, utareba ku muntu. Mwibuke ko izo mbaraga ntandi zikomoka ni mu rukundo twakunzwe. Maso yawe akinguke, urukundo Yesu yagukunze rwongere rukuzure. Menya imbabazi wagiriwe zitagira akagero. Wa mugore wasutse amavuta ahenze ku birenge bya Yesu, wa undi nyiri rwa rugo bari bicayemo, yarebye Yesu aramunegura, aravuga ati uyu muntu yaba yari umuhanuzi yari kumenya ko uyu mugore muri ku birenge ari umunyabyaha. Ariko Yesu agiye kuvuga kuri uriya mugore, aravuga ngo muraterera iki agahinda uyu mugore, ko arimo atunganyiriza umubiri wanjye guhambwa. Arongera avuga ngo icyo akoze ngo kizavugwa ahantu hose ubutumwa bwiza buzavuga. Arongera aravuga ahandi mu butumwa bwiza, aravuga ngo uyu akunze cyane, niyo mpamvu arimo gusuka iby'agaciro. Akunze cyane kuko nawe yababariwe byinshi. Haleluya. Imbaraga zituma umuntu akorera Imana adacogora no kwibuka urukundo yakunzwe. Yankunze ntabibereye, yankunze ntabikwiriye, yambabariye bya byaha byinshi, yangiyongeye amahirwe. Abakijwe twese ubu turi mu nyongezo, iyo dupfa tudakijwe twari kurimbuka byiteka. Atwongeye amahirwe, atwujuje urukundo rwe. Niki cy'agaciro ufite utamuha? Amasaha yawe kuki wayamwima ukayahoza mu bisindisha? Kuki impano zawe utazimukoreresha usiganwa? Kuki ubutunzi bwawe utabumuha usiganwa? Kuki utaharanira kujya uzinduka mu rusengero mbere y'abandi? Kuki utaharanira kujya ukora ikintu cyose uzi gukora mu bwami bw'Imana? Kuki wasigana n'abantu? Kuki wareba ku bantu ngo ntibagize gutya? Tumbera Yesu, tumbera Yesu. Uzirikana urukundo wakunzwe, rugutere kugeza usiganwa, ujya usiganwa, ujya usiganwa. Reka nsabe Pastor Eric aza dusengere, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Reka buri mwese azamure ibiganza bye hejuru, atumbira umusaraba, atumbira Yesu wenyine, kugira ngo akugirire neza, kugira ngo agukoreho. Niba wumva mu mutima wawe, wumva hari umwuka ushaka kurabagirana, ushaka guhaguruka, ushaka kubyuka, nkuko batwigishije uyu munsi ngo haguruka urabagirane. Niba wumva hari ishaka, niba wumva hari umuriro muri wowe, hari ubushake, niba wumva ukeneye inyota, ndakwinginze inshuti y'Imana watera intambwe kugira ngo dusenge Imana. Niba wumva hari agakiza cy'Imana ukeneye, Imana iriteguye kugukoraho muri uyu mwanya. Imana irifuza ububyutse, kuzana ububyutse mu bagore, mu bakobwa, mu bamama, mu babyeyi, mu mago yacu. Hari imbaraga z'Imana
zigiye kubyutsa ububyutse muri twebwe kugira ngo ahari wari warasinziriye kenshi Imana igiye irifuza kukubyutsa. Yankunze ntabereye naruwo gupfa nireba mushenima ubundashima ni Yesu sinariryoshe niwe nziraza ni Yesu sinariryoshe niwe nziraza yankunze Reka buri mwese yegera Imana azamura isengesho imbere y'Imana. Utangira ubwira Imana ngo Mana zana ububyutse muri njyewe. Mana mpa kuhaguruka mu mbaraga zawe. Mana mvana mu gusinzira, mvana mu bitotsi, mvana mu munebwe. Tangira ubwira Imana yawe ngo Imana yongere guhagurutse, yongere guhimbaraga, yongere gushoboze, yongere guhagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Wakire imbaraga z'Imana, wakire umuriro w'Imana, wakire ububyutse bw'Imana, wakire imbaraga z'Umwuka Wera zigusange aho wicaye muri uyu mwanya, zigusange aho uhagaze muri uyu mwanya, wongere wakire mu izina rya Yesu Kristo. Data kora ibikomeye muri amasaha. Data wongere wagurutse umubyeyi uri hano, wongere ubagurutse umukobwa uri hano, wongere umuhagurutse. Nathan restoration wongere wihagurutse umubyeyi uri hano, wongere umuhagurutse umusore uri hano, wongere umuhagurutse umubyeyi uri hano, wongere umuhagurutse umushumba uri hano, wongere umuhagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Twakira umuriro w'Imana, twakira umuriro w'Imana, twakira byose mu Rwanda. Ababyeyi bo mu Rwanda nimuhaguruke urabagirane, nimuhaguruke mwakire umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Oh hallelujah. Ria bashatara bashiki sengere boshakara sokoroko sike. Oh release your fire, release your power, release your fire, release the church, release Holy Ghost. There is power, fire, fire, Jesus, fire, there is fire. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Urakoze Yesu, urakoze Mwami, kurekuye imbaraga zawe ku itorero ryawe, urekuye imbaraga zawe ku bana bawe, urekuye imbaraga zawe ku bantu bawe, abantu bitiriwe izina ryawe, abana bawe, ubwoko witoranirije, ubwoko wihamagariye
ubwoko witoranirije, ubwoko wahamagaye, urekuye imbaraga zawe, urekuye ubyutse mwami. Tonge turahagurutse, tonge turahagurutse, tonge turahagurutse mu mbaraga zawe. Tugiye guhaguruka dukore umurimo wawe, umurimo waduhamagariye, umurimo wadutumye mwami. Ubwoko bwawe turahagurutse, turakwemereye ko duhagurutse mwami. Oh, fire. Thank you for the gift, mighty God. Thank you for your gifts. Urakoze kubw'Imana y'Umwuka wera. Reka dutuze imbere y'Imana. Hari kubaho kw'Imana hano hantu, hari ubwiza bw'Imana hano hantu. Hatagira umuntu urangara kuko ndumva hari impartation z'Imana hano hantu muri uyu mwanya. Kubw'ijambo ryavuye mu mukozi wayo, hari izindi mbaraga ugiye kwakira, hari ubundi muriro, hari ubundi buryo ugiye kuzakora mu buryo budasanzwe utigeze gukora. Uyu mwaka ugiye kuba umwaka wawe, uyu mwaka ugiye kuba umwaka wawe, umuryango wawe ugiye guhinduka, mu buzima bwawe, mu mutima wawe ugiye kwakira ikindi kintu kidasanzwe, ugiye kwakira izindi mbaraga zidasanzwe, ugiye kwakira ubundi bw'ibintu budasanzwe, ugiye kwakira Imana mu buzima bwawe. Utigeze kuyumva, hagiye kubaho ya sensation spirituelle, ugiye kongera kandi kuyumva. Benshi twari hayitakaje, twaratakaje ubwiza bw'Imana, dutakaza kubaho kw'Imana. Dutakaza feelings z'Imana, twataye feelings, tuhagaze muri confusion, turi muri confusion. Abantu benshi turi muri confusion, ntabwo tuzi icyo gukora, ntabwo tuzi icyo gufata, ariko Imana igiye kugura amaso, igiye guhumura amaso yawe. Akira, 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 akira aho wicaye muri uyu mwanya, wakire mu izina rya Yesu, wakire mu izina rya Yesu, wakire mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana, umwuka w'ukuri, umwuka ukubayeho, ukuriho, wakire muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndakiriye, vuga ngo ndakiriye, vuga ngo ndakiriye, 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 ndakiriye umugabane w'Imana, impano y'Imana, umugisha w'Imana, uburyohe bw'Imana, ndabwakiriye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwawe burahindutse kuva uyu munsi. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ubuzima bwawe burahindutse mu izina rya Yesu. Nimwicare.